mbibutse ko bino bintu turimo tuvuga bya Yesu nta nyirabyo bigira, haba byagenewe, nta nyirabyo. Yohana atubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore. Wenda iyo bijyamo gutyo hari kuvuga ku mugabo atazi, kuri se atazi, ariko si aho ngaho. Abamwemeye bose bakizera izina rye, bisobanuye ngo ibyo yakoreye Tom nanjye yabikora, nawe yabikora, nura yabikora. Mbibutse baba we, mbibutse iki kintu we, ntabwo kwiyerekana kwa Yesu, ntabwo gukora ibitangaza ku muntu wese, ntabwo kubona Imana bifite abo byagenewe. Nta nyirabyo, ntawe byagenewe, ahubwo abamushakana umwete bose bazamubona. Bigenda bihwana n'uburyo tumushakamo.